kandi ahabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya wo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Tugiye kurarika Pasiteri Karekezi, umushumba wacu yegere hafi, asange hano, aze hano umushumba ntabwo wegere hafi. Umushumba twarabanye tubanikiye muri niba turiya twashimye w'Imana buriya n'igihe muba mutabibona bari mu kandi kazi cyangwa se yagize uburwayi, ariko ntajya wema kunyandikira kuri telefone yabaza ukuntu ameze, cyangwa se yaba yagiye akambwira ngo ndagiye ariko musengere ejo tuzabana, cyangwa se n'ingaruka tuzongera tubane. Akunda rero umukumbi umusabe umugisha w'Imana. Amen. Reka rero sengera umwigisha kugira ngo atuganirize ijambo ry'Imana. Senga Imana yamugeza kumurikira mwaka cyamubire mwese kuzagira neza mwaburizo Imana tatwera mwiza icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe kandi ubasha n'imbaraga n'ibyawe byose wagize neza Mana, wagize neza waraturinze wadukumburira kuboneka imbere yawe, watubashije kuza mu nzu yawe umwaka turangije ibihe byinshi twarabonetse Mana nkuru abagize n'abasangwa babonetse umunsi mwami ugiye gukomeza umuhati w'ibyo bihe bigiye gutangira ukomeza kubiba kurwanya ishyaka twimaranire kuri bose yigerereyo kugira ngo mwami iyo tubona imbere yawe kenshi nikurushaho kuduha imbaraga, nikurushaho kuduha imigisha, nikurushaho kuduhagura, nikurushaho kuduha amavuta Mana iyo tukwegere kandi turushaho kwegera. Urakoze mukiza mwiza uyu mwanya tugiye kumva ubutumwa bwiza wateguye kugira ngo tugaragu watuganirize, tumusabiye umwuka wera mwinshi akorere mu bugingo bwe, bagiye kumvura akanwa reka wivugire kugira ngo twese twumve ijwi ryawe. Urakoze kumukoresha nawe ugomba kwiyumva imitima yumvira rwakoze umwami wacu. Amen. Tongera kubaramutsa mwese izina rya Yesu Kristo umwami wacu wazutse azindutse. Mumuhe amashyi Yesu. Mwumvise isaha yazukiye. Nk'iki gihe yari yarangije kuzuka ko Mariya ahageze mu rubungabungo ubwo ni hagati mu masaa 9 na mu masaa 11 yasanze igituro cyakingutse. Rero yarakubwiye kugira ngo tujye dukunda gusenga tuzindutse, n'ibyo tuzajya tunakora byose tujye tuzinduka. Murafasha kandi kongera dushimira kuri aya nayoti nari bakumbuye. Ndashimira Imana ko muzi kuzinduka icyo bivuga. Imana ishimwe cyane. Ijambo turi kwiga ntabwo wabona uko urisoma abantu bicaye. Turasoma muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ubwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Haravuga ngo ndajya mvuga namwe musubiremo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mu Imana amashyi n'icyubahiro.
kuki nta jambo Imana ivuga iby'abantu byo hari igihe bibananira, hari igihe agukunda ariko akavuga kugira, hari n'igihe akwisezerana ariko kurisohoza bikamunanira cyangwa se akarihindura. Imana iyo ivuze ikintu irakirinda kugeza igisohoje. Yesu niwe ngiye kubabwiraho, mbabwire na Pawulo. Yesaya ahanura ko Yesu azavuka, yamuhanuye habura imyaka 700 ngo Yesu avuke. Imyaka 700. Nimutekereze, ubu turi mu 2024. Nimushyireho imyaka 700. Ubwo twageza mu bihumbi bingahe? 2724. Uvuga ngo Yesaya hanura yaravuze ngo nuko umwana yatuvukiye. We yaramubonaga ko yavutse, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza. Iyo ni izina rya mbere, ndaje ndibabwire. Irya kabiri, umujyanama. Irya gatatu, data wa twese uhoraho. Irya kane, umwami w'amahoro. Irya gatanu, Imana ikomeye. Ayo mazina rero ko ari atanu yayavuze abona ko yavutse. Yaravuze ngo ntabwo yavuze ngo umwana azatuvuki, yavuze ngo nuko umwana yabonaga ko umwana yavutse. Arangije ati nanabonye ari umwana w'umuhungu. Patiri ndetse Yesaya ibi bintu wanuye, uyu mwana ari hehe? Ati kumubona azavuka, namubonye yavutse. Ari Yesu yavutse. None se amazina yo uyabonye ute? Ndayabonye kuko navuka. Ibye n'ibitangaza gusa. Haleluya. Azitwa nde? Igitangaza. Ibi ngiye kubibabwira nonaha. Dore nta muntu uratuvugisha amagambo menshi, nta n'ubwo isi iratwanduza na gato. Nanjye ngiye kubasabira umugisha, nzamura ikiganza. Izina rya Yesu ryitwa igitangaza. Uyu munsi birusohoreho agukore n'igitangaza. Mvuze ryari? Uyu munsi ni kuwa kangahe? Agukorera igitangaza kigutunga utangara. Mbega ntumenye uko bibaye, nta nubwo mubizi, nta nubwo muzibiza kuba ari Imana ibikore. Ejo uzaba ufite ikimenyetso cy'igihamya cyawe. Ndabizi ko Imana ikora ibitangaza, na n'ubu tuvuganira cyakora ibitangaza. Hano muri iyi niba turi muri korali na yote, kuba mwarimenye ko muzaza tugakora umurimo w'Imana kuri uru ruhimbi, ibakorere ikintu bita igitangaza. Ukuvuga ibyari byarananiranye muri korali, muri komite, mubona nanzira ijuru rikingure bihita biboneka. Icyo ni icyakora n'umuntu ku giti cye ijuru rimutungure. Buriya gihe nkunda abantu bitabira ivugabutumwa ariko nta minsi myinshi babimenye. Hari korali twigeze gutumira hano tubishaka, kandi tubatumira hamwe iminsi 2 ngo isi. Daniel arabizi, namwe ndumva narebabwiye sinzi niba mubyina. Korali hariya mu Nyakabanda nzayibazanira hariya, namwe basure. Ubu ngiye kubazanira amakorali menshi ageza Ntora niyizazi, kandi uzabatumira buri minsi mike. Numuzabatumira ngo ukwezi ngo bategure urugendo. Icyambere korali ya niba tureyo irepeta buri munsi, kuko muririmba buri munsi. Ubwo rero kwa kundimo muririmba n'ubundi ndirimbo muzifite. Ikindi ntabwo tugorana, ni indirimbo nk'enye cyangwa 5 kuvuga ubutumwa rikabanira yarangiye. Gusa mwakwiruka mu umuntu atinda mwiki.
nta ibyo kuvuga ngo amatike imodoka uri gushaka uburyo tugenda n'amaguru, abandi tukagura utumoto abandi imodoka, ariko ivugabutumwa rigakora. Ibi rero mbibabwiriye iki? Kwitabira ivugabutumwa Imana ibakorera igitangaza. Gutegura igiterane nk'iki ngiki Imana ibakorera igitangaza n'igasaba. Kandi mvuze uyu munsi rero ababyizeye mushaka kuba muri makeya, ariko muraza kubibonesha amaso yanyu. Haleluya! Ntabwo uza kubura ikintu kigutungura uti kandi biri byawe pasiteri yavuze biraza kutubaho. Izina rya kabiri naryo reka ndibabwireho. Muri uyu mwaka urangire urabura iminsi ngira ngo ni 5 n'itandatu, hagiye urabura iminsi ngari mwaka 5. Umwami Yesu akwiyereke muri iyi minsi 5, agusure wowe ubwawe. Ashobora kugusanga mu nzozi, ashobora kugusanga mu ijambo ry'Imana, ashobora gukoresha umuhanuzi, afite uburyo bwinshi yakoresha, ariko akugira inama. Mbasabiye inama za Yesu muri iki cyumweru. Ushaka kureba wibaza utari kumunza bigenza gute ko mbona byanyobeye, ubu ndagira ne inama za Yesu zizakwereka igisubizo. Azitwa umujyanama. Inama ze rero ndazikeneye ubu tuvugana, nanjye ndazibasabiye nonaha. Akugira inama. Hari n'igihe ushobora gusanga umuntu mwashakanye agira inama ukuntu urugo rwawe rutasenyuka, akugira inama ukuntu abana bawe uzajya babwira neza, anakugira inama ukuntu abana uzajya bahana. Hari igihe ushobora guhanana n'umwana uburakari bigatuma umwana kuzindukwa cyangwa se umwana akanga gusenga, kandi yakoze amakosa, ariko Imana ikwigishe uburyo bahana umwana. Ariko ubu hano nahita nanabagira inama ukuntu umwana nakora ikosa uko muzagenda mucyitwaramo. Mbibabwiye ko muzajya mubikora, muzabyumvira. Abana kubakubita mu bireki, iyo ni inama yanjye ya mbere. Kubakubita mujyana, nakora ikosa rero akamenya nk'ikirahure, hari n'abashyitsi, amazi akameneka no ku bashyitsi, uzabyitwaramo gute? Uzahita uhaguruka uhita uhobera uwo mwana, umubwire ngo pole patiko dore barasetse ibintu muri uwo muzabe. Nabo babisetse mwenye barakubiswe bariya bana, nabo babisetse bati mbega ni ubwo nono umwana nawe atavuga ati yego mama, ati ntabwo nzongera. Humura nanjye kera nyiri umwana nanjye najyaga mena amatasi, ntabwo ari uwa mbere umena itasi. Humure nakabona ntuzongere, urumva uwo mwana azongera. Ariko Yesu ufataga kwibuka ukamukubita, uragira ngo ubwo nibwo bwatuma atongera. Mbasabiye kuvuga neza, mbasabiye umutima mwiza, mbasabiye umujyanama aze kubiyereka, abereka ukuntu muzajya mubyitwaramo igihe muhuye n'ikigeragezo. Abanyumvise muvuge amen. Haleluya. Ikindi, hari ibintu twagiye duhura nabyo kuri iyi si, ugasanga bamwe n'imfubyi, abandi mufite abagabo, abandi mufite umuntu mwaganira ngo muhuze umutima. Ariko ngiye kukubwira Yesu ni data wa twese uhoraho. Ba data baratubyaye, ariko tunafite data udapfa, data wa twese uhoraho. Ibyo rero biragukuriraho kumva uri wenyine, kumva uri imfubyi, kumva nta muvandimwe ufite. Humura, dufite data wa twese uhoraho. Imana icyubahiro turamufite, ntabwo azapfa, ntabwo azajya, ntabwo azadutererana. Ni data wa twese, ni nayo mpamvu tuvukana, kubera yuko wowe ufite aho wavutse, nanjye mfite aho navutse, n'uriya afite aho yavutse, ariko twese hamwe dufite data umwe.
ni nayo mpamvu nta macakubiri Bibiliya yemera, nta nzangano Bibiliya yemera, kubera ko data n'umwe. Mu muhamashi data n'umwe. Haleluya, haleluya. Ikindi rero cya kane, ushobora kumva ufite ibintu bigukomereye, bibaza ngo bizagenda gute, ese tuzabishobora dute? Cyane cyane nk'ikorari niba turi ibo, murabizi yuko turi mu giterane cyo kugura iniforume. Abantu bageze ku 100, korale buri muririmbyi iniforume ari amafaranga angahe? 40,000. none mwege mwabana mutareka amafaranga koko ubu tuzayagura hehe ko ubizi iniforume tuzazibona? Wishingira ku bushobozi bwanyu, mushingire ku bushobozi bw'Imana. Data wa twese ubona wazabatungura, igitangaza gikoreke. Hari na ikindi ikajya babwirira ahangaha, ariko hejuru umwuka wera yahaye abiciye akantu ko nzabibabwira. Mwebwe iyi korali hano muri baturi muzi iki cyumweru, uyu munsi ni kuwa 4, ejo ni kuwa 5, ejo ni kuwa 6. Ni igipimo Imana yazanye hano kugira ngo ibereke ko aba bantu koko babakunda. Mvuze ngo kitari iyo banashe kuri bamuvuga ngo iki ntiwita gukoma amashyi. Ubu rero Imana irashaka birebe yamashyirahamwe aravamo 2 nibura igura iniforume. Ubu muzi ko ari igipimo. Hari n'abantu bavuga bati twebwe ngaho muzaze, musumwe muzaze musange na korali hari, muzasanga bimeze biti, byaba bimeze neza. Ubu rero Imana iguha amafaranga tuyabahe, idukorere ibitangaza, namwe mubirebe muvuge muti ba bantu koko baradukunda. Sibyo bene data? Ba bantu baradukunda. Hari n'abana bararikiye nabo bazaza, hari n'abandi bazaza kuwa 6, ariko bose ni ukugira ngo Imana ibereke ko ibakunda. Haleluya. Kiye rero kubabwira ikintu kigiye kizava mu biriya byose nababwiye, ni uko dufite Imana ikomeye. Imana imeze ite? Iyo Imana ikomeye rero cyangwa ibindi bigukomereye irabyoroshya, tukabona twenda nzira ariko ijuru rikabyoroshya, ukabona ntabwo bishoboka ariko Imana itinda bishobora. Imana yashimije umuriro Saduraka na Meshaki na Abedenego bakavamo nta n'umwotsi. Iyo Imana iracyakora kandi izabereka ko ni Imana ikomeye. Haleluya. Ni Imana ikomeye, ibyawe na byiza bishobora ndetse yabishobora. Nonaha ibyawe ushaka kuvuga uti ngiye mfite kanseri mu maraso, ngiye barambwiye ngo n'ubundi nzapfa nabi, barambwiye ngo ndwaye indwara, ngo mfite umwijima, ngo mfite igifu. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo mfite indwara zingahe, ati ntizivugwa pasiteri, umwijima, igifu, amara, umugongo, amaraso. Hari ikindi yari cyitwa ngo orororo, ngo kimufata bakavuga ngo orororo. Tekereza umuntu urwara akagera no kuri orororo. Niyo waba ari cya orororo ijuru baza bakacyorosha barakiza, kuko dufite Imana imeze ikomeye, ishobora kuvana umuntu mu ideni, ishobora kuvana umuntu mu bukode, ishobora guha umuntu akazi ikakuzamura mu ntera, ikagukorera ubukwe nta mafaranga ufite. Imana igategeka ukayabona vuba, ikazana abantu kubera itorero ry'Imana. Data wa twese abiyereke muri iki gitondo agukorere gahunda. 2024 byananiranye, 2025 bizashoboka hakiri kare. Mvuze ngo iki bizashoboka ryari? Hakiri kare, mu gihembwe cya mbere, mu kwa 1, mu kwa 2, mu kwa 3 uzabona ibimenyetso byabyo. Haleluya. Kandi uyu mwaka uzaboneke mu bukwe bwinshi. 2025 muzashyingirwe cyane, mushaka muzashyingirwe cyane. Mbega abakobwa muri hano no muri Nayoti muzakoresha ubukwe, murumva Nayoti mushake imikenyero. Uyu mwaka ndabona ari ibirori, mushake imikenyero n'inkweto zifite taro, kubera ko tuzakora ubukwe. Hazabamo ubukwe hari
namwe muzashaka ukuntu tutawubura bukwe. Harimo ubukwe ari aha. Wabyumvise zori deri? Wabyumvise? Byandiki. Daniel, no muri ba basore twarimo twakira urubyiruko hano harimo ubukwe. Ntabwo ari byakure Imana irabikora kubera ko ngenda ishuwe yuko ufite Imana imeze ite ikomeye. Haleluya. Kandi Imana rero ntabwo birangirira mu bitangaza dukorera, ahubwo biragenda bigakomereza n'imbere mu mutima agahita umwami w'amahoro. Haleluya. Yesaya rero amuhanura habura imyaka 700 ngo avuke amuhe amazina yose uko ari 5. Hanyuma imyaka 500 irashira, 200 irashira, 300 irashira, 400 irashira, 600 irashira. Umwaka wa 700 ugeze, marayika Gaburiyeli ahitaza kuko ari nta jambo kandi yashanire mu bivuge, yashari igitangaza. Subiramo, yashari igitangaza cya kabiri, yashari umujyanama, yaje ari Imana ikomeye, yaje ari data wa twese, yaje ari umwami w'amahoro kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihewe. Imana amashyi ashoje. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndabona iminota irashize, hasigaye iminota 3 gusa. Mwanyemerera tugasenga mu munota umwe, iminota 2 isigaye tukareba niba hari abantu Imana yakoresha bakagura iniforume nubwo twagura imwe cyangwa ebyiri. Data wa twese akireka korari ngo nimuhaguruke mukoreshe iminota neza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira yuko uri umwami w'amahoro, uri umwami w'amahoro. Umera amahoro aba bantu bari hano, umera amahoro aba bagabo bari hano, aba bagore, aba bagabo, aba basore n'abakobwa, ubereke ko uri umwami w'amahoro. Ibi Yesu yabiganuye habura imyaka 700 ngo bisohore, ariko byarasohoye. Abantu baribaza batese uyu mwana Yesu yahanuye arihe, dore yapfuye atanamubonye. Nubwo Yesu yapfuye atamubonye, ariko mwami yaje kubaho, aravuka, turamumenya. Ubutumwa bugera mu Rwanda mu 1940 igihundwe, abamisiyoneri babarinjiye bavuga ubutumwa bw'amahoro, bashorwa n'umwuka wera. Haleluya. Mu 68 bigera muri Butare, 54 bigire Gisenyi, 52 bageze i Kigali, hari na Sante. Uvuga butumwa Data wa twese arahiyeka, iki kibanza kiraboneka kubera kuri Imana ikomeye. Uragiye umurimo wawe kugeza n'iyi tariki. Turagushimiye, nta jambo n'rimwe watubwiye ryasigaye, nta na rimwe ryagutse, nta na rimwe ritazasohora, ahubwo yarinze ayarinze yose. Ubwo yatubwiye yose azasohora. Kadusabye muri iri teraniro kuguma handi, Imana izadusohoreza amasezerano. Tuzagume mu cyanya cyawe, tuzagume mu rugo rwawe, uzazusanye dukiranutse. Turagushimiye uyu munezero duhaye, numva ari ikintu gikomeye ukoze, numva umutima wanjye unezerewe. Ukoze ikintu uyu mwanya, utwiyereke kuri umwami, utwiyereke kuri ukora ibitangaza, utwiyereke abari bihebye uyu mwanya, ijuru rireme. Haleluya. Cyubahiro ni icyawe, ukomeye amashyi twemere muri Kristo.